wahisemo neza gukurikira Alliance Official. Ubu uyu munsi twatembereye, twagiye ahantu heza cyane. Nagiye gushaka umukozi w'Imana, ni umubwirizabutumwa. Uyu munsi nagiye kumubashakira, ngiye kumubazanira, atwigishe ijambo ry'Imana, atwigishe uko twakwizera Yesu, uko twamumenya. Ndi kubona tumugezeho. Muraho neza? Muraho. Amakuru Yacu ni meza. amahoro Amahoro kuri twe. umwaka musha. Twese hamwe. Ndi kubona umeze neza rwose. Yego. Umwaka wawuriye neza. Yego, ubu rero tugusanze hano, twishimiye kuba twakuganiriza. Dusanze uri kumva ijambo ry'Imana, twumva ko natwe dukwiriye kukuganiriza ukatubwira ijambo ry'Imana. Watangira utwibwira amazina? Muraho neza. Yesu nashimwe, Kristo Yesu akozwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Njye nk'ibisanzwe nitwa Uwabije Alliance. Ntabwo ndi musha kuri iyi channel. Abenshi bamaze kutumenyera. Yego. Ndasuhuza abantu bose badukunda. Hari abantu badushigikira. Yego. Abantu bari hanze. Hari abantu bo hanze banyandikiye batubwiye yuko badukunda. Imana ibahereza umugisha. Hari abari mu Rwanda, hari bene wacu badushigikira. Buriya iyo mwene nyoka gushigikiye, Imana iyo abanje kugushigikira n'abanyu bakagushigikira, bura uba wumva ari byiza. Yego. Bakadushigikira akatubwira ati mukomereze aho ngaho, Imana ijye ibahereza umugisha. Buriya abantu biwanyu iyo bagiye kugutaranga bakavuga ati uriya gutya na gutya, inkuru yihuta vuba. Ariko none iyo bamenye yuko noneho nawe Imana koko ikurimo, bakabona imirimo y'Imana iraganje kuri we, bahereza Imana icyubahiro cyane ko nta muhanuzi wabo. Noneho iyo ngiyo abo bibanyi nabo bavuze ati mukomereze aho ngaho, Imana ijye ibahereza umugisha, ijye ibahereza imbaraga n'amavuta. Ni ukuri turabyishimira, ni iby'agaciro kuri twebwe. Mujye mukomeza mudushigikire, Imana ibahereza umugisha. Yego. Rero Alliance, twishimiye kubana nawe, twishimiye guterana nawe. Twabonye ubwiriza ijambo ry'Imana tukishima kandi tukanezerwa. Hari benshi bifasha. Ejo bundi nabonye bandika amakomenti bavuga ati rwose nafashe ku ndange mu kwizera, nafashe ku burwayi bwanjye mu kwizera, nanjye ndapfukama ndasenga, mfatanya n'uyu mukobwa gusenga ijambo yari yasenze angereza ku Uwiteka, ariko ndi gushima Imana ko yabikoze. Ibyo byaradushimishije. Rero biba ngombwa ko ngomba kugaruka ukongera ukaganira natwe. Umwaka mushya tuwutangira tugatangirana nawe utubwira ijambo ry'Imana. Ni karibu watubwiriza. Murakoze cyane. Mbere na mbere tugiye kubanza dusenge mbere yo kumva ijambo. Mwami Imana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, nyakubahwa nyaguhora ku ngoma Imana, turagushimye ko wabanye natwe. Tugushimiye umwaka watambutse wihesheje icyubahiro, wakoze iby'ubutwari, wakoze iby'imbaraga, wakoze ibyananiye imiryango yacu, wakoze ibyananiye ababyeyi bacu, wakoze iby'abishingizi bacu byananiye. Izina ryawe rishimwe. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma Imana, tugushimiye umwaka wadukandagijemo. Reka uyu mwaka wadukandagijemo uzatubera uwo kuhaha tukaronka, uzatubera uw'ibyishimo. Ibitaragenze neza reka bizagende neza. Nyaguhora ku ngoma Imana, mbere ya byose ijambo ryeraho ngo abagiye kuvuga ibyawe bamanze bave mu bidatunganye. Nyemerera Kristo ubanze watweza, ubanze waduhimura imitima yacu, ubanze ukwezi udutunganye. Ibyo twagendeyemo byose, amagambo twavuze mabi, ubanze utweze uturengere. Mwami Imana, tugiye kumva ijambo ryawe, ritubere inkomezi, ritubere imitsima iza tugeza ku bwami bwawe. Nyemerera buri umwe wese mu ruhande rwe umushoboze kuryumva mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Mika igice cya 4 guhera ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ahanura ubwami bw'amahoro nuko abirukanwe bazagarurwa. 11. Ubu amahanga menshi ataraniye kugutera, aravuga ati Isiyoni nihangizwe, amaso yacu areba ibibi tuhifuriza. Amen. Iri jambo rukuryumva? Ubu amahanga menshi ateraniye kugutera, aravuga ati
haleluya haleluya ngo isiyoni ntihangizwe haleluya isiyoni turi kuvuga ni wowe isiyoni tuvuga ni njyewe amahanga menshi yarateranye ateranira kukuvuga amahanga araterana ateranira kugusebya amahanga araterana bavuga ati noneho karabaye baravuga ati ehe tugiye kureba ya mana yakoreye amahanga araterana aravuga ati noneho tugiye kureba ya mana yavuga ko izamutabara uko byagenze amahanga yarateranye aterana ku buzima bwawe arangije gufataho ijambo arangije afata amatangazo arayamanika baravuga ngo aho yasengeye azaseba aho yasengeye umugabo yaramutaye aho yasengeye inzu baramwirukanye aho yasengeye ehe abantu barakomera abantu barakuvuga amahanga araterana amahanga arahurura bari kujya ngo bakote amahanga araterana aravuga ati noneho azatwara inda uyu mwaka amahanga araterana aravuga ati noneho abana bawe bazaba banyuma amahanga araterana aravuga ati noneho yanzu bayimusohoyemo amahanga araterana aravuga ati noneho cya kibanza barakigurishije arajya hehe amahanga araterana aravuga ati aka kazi agomba kukavaho amahanga yarateranye shaka ni ukuri haleluya amahanga yarateranye haleluya ariko niyo baterana Imana mu ijuru ibifite undi mugambi ibifite ni plan B ibi nayo iri gukora indi nama yo kugira ngo ikugirire neza haleluya amahanga yarateranye haleluya amahanga yagize ati yarateranye aterana ku buzima bwawe ati ntabwo azakomeza kwiga ariko babona ukomeje kwiga Imana igenda ibigenza ukundi ariko Imana yacu yitwa rubasha haleluya amen dukomeze dusome kugutera aravuga ati siyoni ntihangizwe amaso yacu areba ibi tuhifuriza haleluya ngo amaso yacu ngo arebe ibi tuhifuriza amaso y'abana b'abantu yarategereje kureba ikibi kuri wowe mwuriya mwaka amaso y'abana b'abantu yarategereje kugira ngo umuryango wawe uzasebe amaso y'abana b'abantu bari bategereje ikibi kuri wowe kugira babone urugo rwawe rwangara kugira ngo abana bawe babone bangara ku gasozi amaso y'abantu shaka amaso y'abantu yarakwitezeho ikibi nta cyiza cyabaturukaho nta cyiza cyaturuka kuri muryango amaso y'abana b'abantu yarakwitezeho ikibi haleluya amaso y'abana b'abantu ariko uyu munsi twaje gusenga haleluya bari bazi ko uriya mwaka bizarangira ariko n'ubundi ukandagiyemo bari bazi neza kuzaba warapfuye ko ubutwayi buzaba bwarakwishe ariko amaso y'abana b'abantu ntago ariko uko atekereza ntago ariko Imana itekereza Imana iduha n'umugisha ngo ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kandi ntibumva n'imigambi ye yuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga haleluya 13 haguruka uhure mukobwa w'isiyoni we kuko ihembe ryawe nzarihindura icyuma n'inzara z'ibinono byawe nzazihindura umuringa kandi uzacagagura amoko menshi kandi ibintu byabo uzabyereza Uwiteka n'ubutunzi bwabo ubwereza umwami w'isi yose amen haleluya ngo ariko ngo ntibazi ibyo Imana yakuvuzeho haleluya ngo nyamara ngo zabateranya ngo bamere nk'imibi irunze ku mbuga haleluya icyo nzi cyo bazaterana ariko ntabwo ari izabibateranyije haleluya rero wumve ngo igitara kwisha utari wakirwa cyarahombye haleluya amen Imana ishimwe ngo bazaterana haleluya runde bakuvuge haleluya bagutondagire Imana ishimwe Imana ishimwe yiteguye kugutabara nukuri iri hejuru y'abashaka ko wapfa iri hejuru y'abashaka kugumba iri hejuru y'abashaka yuko utabyara iri hejuru ya byose haleluya Imana ishimwe Imana yavuze ngo ahari bazaterana ariko ntago ari ngiye uzabubateranije haleluya bishatse kuvuga ngo bacura imigambi batayicura ntago ari izabibatumye haleluya icyonzi cyo abamanitse amatangazo ya mbere bajya kugusebya ni nabo bazayamanura bavuga ko Imana igiye kukugirira neza Imana ishimwe
imana Amen. yacu ishimwe. Amen. Iri ni ijambo ry'imana ngo nyamaze ngo bari bazi yuko byarangiye mw'uriya mwaka. ahari nubwo baterana imana nayo mu ijuru iba yateranye. Haleluya. Amen. Ariko none ijambo riravuze ngo mukobwa w'i Siyoni we, haleluya, Amen. haguruka wihuze n'umugisha wawe. Amen. Mukobwa w'i Siyoni we, haleluya. Amen. Mukobwa w'i Siyoni, haguruka wihuze n'akazi kawe. Amen. Yewe mubyeyi w'i Siyoni, haguruka wicare mu rugo Haleluya. wemye. Yewe musore w'i Siyoni we, akira perime uri gusengera. Yewe muntu w'i Siyoni we, pfa kuba warayiringiye. Amen. Haleluya. Amen. Haguruka wihuze n'umugisha wawe. Nukuri. Abamanitse ayo matangazo, babamanitse amatangazo bagusebya bagiye kuyamanura utabatumye. Haleluya. Amen. Abavuze ibya mbere bazavuga Bazavuga n'ibya n'ibya kabiri. kabiri. Amen. Abavuze yuko byarangiye bagiye kuba yuko bigikomeje. Nukuri. Haleluya. Amen. Hari igihe umwana w'umuntu afata akadomo akagashira ku buzima bwawe. Haleluya. Akabikora nk'umwana w'umuntu, ariko Imana nayo igashiraho ikitso bishatse ngo birakomeje. Amen. Ubuzima bwawe burakomeje. Amen. Akazi kawe karakomeye. Amen. Akazi kawe bwawe promosiyo. Mana ishimwe. Urubyaro biremeye. Haleluya. Umuriro haguruka. Amen. Mu izina rya Yesu ongera utera intambwe. Mana yiteguye kugutabara. Amen. Ongera uhamagare. Hari uwakumva. Nuko. Hari uwamubera. Amen. Haleluya. Amen. Hari uwamubera. Mana Witeguye ishimwe. kugutabara. Amen. Haleluya. Amen. Niko Yobu yabivuze gatanu. Abango noneho hamagara. Hamagara. Gira ute? Hamagara. Amen. Hamagara, hari uwakumva. Hamagara, Yesu agutegeye amatwi. Hamagara. Haleluya. Amen. Nyamara abana b'abantu, haleluya, Amen. bari bazi ko birangiranye na 2024, ariko urugendo rurakomeje. Amen. Haleluya. Amen. Urugendo rugize gute? Rurakomeje. Oya, humura. Nubwo ibyambere byanze, humura. Imana yakubwiye ngo umukobwa w'i Siyoni we, Amen. noneho, haleluya, Noneho. ngo noneho ndagutabaye. Amen. Mana yiteguye kugutabara. Amen. Mana yiteguye kukumva. Amen. Yiteguye gukora n'ibirenze biriya. Amen. Yiteguye n'ibirenze gukora kimwe. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Mana yo mwijuru yiteguye kukurengera. Amen. Yewe mukobwa w'i Siyoni we, ongera ugire kwizera. Ni ukuri. Mana iri hejuru ya byose. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ko mfashijwe ra. Amen. Amahanga yose ateranijwe Amahanga yose. no kuguhanga amaso ngo barebe kuseba. Abana b'abantu baraguharabitse, baragukwena, barakumwaza. Ayiwe. Wagera mu kazi ugasanga batanzeyo amagambo. Ndafashije. Wagera kwa bosi ugasanga batanze ruswa. Ariko we, iyo wakoreye, wemera uyemerere. Mukobwa w'i Siyoni we, uyu munsi winjiye mu kazi nta bya ruswa. Abana b'abantu sha, ayo mahanga sha, barateranye, babona uri gucuruza atukorera ku miti. N'abantu niko babaye, babona uteye imbere ati nizantuza. Haleluya. Ariko Imana yacu irasezeranya kandi igasohoza. Hari indirimbo nyibukije, ni indirimbo nabonye kuri YouTube ya Jasmine ivuga ngo yemera ko bibaho. Yemera ko byose bibaho, igatanga umwanya abantu bakavuga, Yego. ikabihorera ku munota wa nyuma, ikaza nk'Imana. Amen. Haleluya. Mana Ku ishimwe. munota wa nyuma, Amen. ikaza nk'Imana. Nuko. Wowe komera. Amen. Wowe komera. Amen. Mu bibazo ukomere. Wicogora. Haleluya. Komera. Ijya yemera ko byose bitugeraho, Nuko. igatanga umwanya. Amen. Haleluya. Mana ishimwe. Igatanga umwanya abantu bakavuga, ikabihorera bakaguta. Haleluya. Witinya imigambi y'abana b'abantu, witinya ayo macumu, witinya ibyo bihanda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwigishwa wera ari kugenda mu nzira ijyagana mu ijuru, yahuye n'ibisitaza byinshi, ahura n'abamubwira amagambo y'urucanege. Oya, humura. Nubwo ibigeragezo byaza n'ibicanege n'abatubanjirije babinyuzemo. Haleluya. Amen. Witinya. Ni wowe utahiwe. Ni wowe utahiwe. Ni wowe utahiwe.
umva urigishije ndafashwa. Ese Ariya, hari abantu baba bari hanze bagukurikirana, hari abari nk'i Kigali, hari abafite indwara nyinshi zitandukanye, wabasha kubasengera? yego Ni karibu, murakoze. tugiye gusenga ariko ukurure kwizera, ukurure ububasha bw'Imana mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, nyakubahwa Imana turagushimye, tugushimye yuko watangiranye natwe, tujya gutangira twakubwiye ngo ubane natwe mu ijambo, ushimwe yuko wabanye natwe. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, Imana ijambo riratubwiye ngo abantu barateranye, ngo ndetse Mwami Imana nta kiza cyari kibateranije, byari ibibi, byari ukutuvuga, byari ukuduharabika, ariko Mwami Imana ijambo ryawe riratubwiye ngo muye mukobwa w'Isiyoni we, natwe turakwitabye rero. Nyemerera Kristo uduhezagire, uduhereze umugisha, ugere muri bizinesi zacu, uduhereze umugisha, wongere usukemo Kristo, wongere Kristo wagere, uhetanga abakiriya b'umugisha, uduhereze abakiriya b'umugisha. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, Imana benshi twarahombye, ariko Mwami Imana ibyo bari batwitezeho muri 2024 twinjiye muri 2025, twinjiremo ubundi bubasha, twinjiranemo yandi mavuta mu izina rya Yesu. Abantu bafite ubudwayi, nyemerera Kristo bagereho, witwa Imana ushoboye byose, nta kikunanira. Nyemerera utanga agakiza, nyemerera utanga agakiza mu batagafite, nyemerera Kristo turengere abihebye. Mwami Imana nyemerera Kristo wongere ubagereho, ubahereze ihumure. Mwami Imana abantu bahuye n'inyatsi, wongere ubagereho, uwitwa Imana wongere utanga uburyo mu ruhande rwacu. Nyemerera Kristo abantu bacogoye mu rugendo, wongere ubahezagire, ubitwa Imana we mu ruhande rwe. Tanga amashimwe, tanga amashimwe, twinjirana amashimwe muri wundi mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Abadwayi Mwami Imana komeza utange ihumure, komeza utange ihumure, badwariye ku bitaro, badwariye mu rugo. Mwami Imana nyagura ku ngoma, Imana hari igihe muganga wareba nk'umuganga kavuga ati genda utegereze gupfa, utegereze ubushake bw'Imana, ariko nyemera abategereje ubushake bw'Imana bahure nabwo mu izina rya Yesu, bahure nabwo. Nganyemera utanga amashimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.